Biva mu kazi rero. Mbe mu kazi Nyine uba witonze ibyo uri gukora tubanze tuganire. Musase usumbwiye yuko uyu munsi wari kuruhuka. Uranyiteje. Abadamu buriya mujya munangaza. Nyine iyo umuntu ari mu rugo gutya ari mu kazi sinzi impamvu nyine okay mugaha agaciro nibyo ariko ubu kano kanyibaze kumbwiye ko zimya mashini tukaganira. Nese nyine usumbwiye ko uyu munsi twaraye tuganiriye se ubwo noneho ufite kuzagira ugena amasaha tuganirira. Okay ndabizi ko nabikoze wandakarira. Subize. Ya urabizi. Okay. Noneho ndumva ndahugutse none. noneho ndumva nduhuje. Numvaga mbangamiwe pe. Kubera ko narindi mu kazi. Ako nubundi mba nahawe off. Kubera iki niba ari off. Nyina akazi nagomba kukareka ahubwo nkagakomereza ejo nubundi mu masaha y'akazi. Noze nyine ubundi kuki utabyibajije kaje. Cyangwa ubugira ngo ubanze ndakazi rero ko numwe. Aya no. Kandi wowe ngenda nkubona gake gake. Nago nakora ayo makosa nanone. Okay. Ako Sisteri kuva mu gitondo kujya amasaha 5 ko naramubona bitebye. Haracyaryamye kandi ukako dufata na breakfast ntabwo nigeze mubona ku meza. Sister rero uyu munsi akazi wagakoreye mu rugo. Cyane ndabona bisa nkaho nagakoreye mu rugo. Ndabona akazi rwose kamereye nabi. Nose kuki wakoreye mu rugo? Ahubwo nakabaye nduhuka. Umunsi nari mfite wafu. Ako nubundi usa kurya akazi kabara kacu n'ubundi twe tugomba kugakora. Mu buryo bwo kugira ngo korohe naraza kagakora no mu rugo. Ni byiza kuba nyine wigabanyirije. Ni byiza cyane. Meze ute? Meze neza. Siko ndakeye cyane. Urakoze. Ngomba gucya suba bishyize amafaranga. Ni ngombwa. Sinagusazanira ko ngomba kukwitaho. Cyane ubwo utanabikoze so bwawe uri mu iki. Okay nishingano yo kubikora. Okay. Nta kibazo. Kanizere ko buri kimwe ari sawa. Cyane kimwe ni sawa nyine ndi kugenda nta kibazo. Okay, that's fine. Biva mu kazi rero. Mbe mu kazi Nyine uba witonze ibyo uri gukora tubanze tuganire. Musase usumbwiye yuko uyu munsi wari kuruhuka. Uranyiteje. Abadamu buriya mujya munangaza. Nyine iyo umuntu ari mu rugo gutya ari mu kazi sinzi impamvu nyine okay mugaha agaciro nibyo ariko ubu kano kanyibaze kumbwiye ko zimya mashini tukaganira. Nese nyine usumbwiye ko uyu munsi twaraye tuganiriye se ubwo noneho ufite kuzagira ugena amasaha tuganirira. Okay ndabizi ko nabikoze wandakarira. Subize.
ya urabizi. Okay. Noneho ndumva ndahugutse none. noneho ndumva nduhuje. Numvaga mbangamiwe pe. Kubera ko narindi mu kazi ako n'ubundi mba nahawe off kubera iki niba ari off nyine akazi nagomba kukareka ahubwo nkagakomereza ejo n'ubundi mu masaha y'akazi. Ntuze nyine ubundi kuki utabyibajije kare cyangwa ubugira ngo ubanze ndakazi rero ukuntu aya no kandi wowe ngenda nkubona gake gake ntabwo nakora aya makosa nanone. Ako sisiteri kuva mu gitondo kugera amasaha 5 ko naramubona bitebye haracyaryamye kandi uka ko dufata na breakfast ntabwo nigeze mubona ku meza. Sister rero nabonye agenda mu gitondo ntabwo yagize ambwira ahantu agiye. Yagiye mu gitondo? Yagiye mu gitondo nabyutse mbona nyine ari kwiborosa mbona yambaye neza ngo ngo yatembereye nose nabyo yakubwiye no wumva kandi nyine azi ko akiryamye. Njye numvaga yabikubwiye niyo mpamvu nigize nirwa mubaza byinshi. Cyangwa yasubiye mu rugo we se tuvuge ko yasubiye mu rugo gukomanda ahubwo mbaza amafaranga y'itike yaba yakuye nyine komeza ko ari umunyeshuri n'amafaranga afite akaba atayanyatse. Ako rero ibintu birimo ikibazo uri kumva kuba turi ahangaha tutazi ahantu umwana ari byo. Yabyutse mu gitondo yitegura aragenda. Ese nawe rero ugira amafuti tutamubajije utangiye kubindenganyiriza njye nabivuze ndeba hariya kandi wowe gusa byari kuba byiza iyo muba bamubajije. byanciyeho gusa nyine nawe ntabwo ari umwana cyane ariko rero sinzi gusa sisiteri aho muherukira ntabwo ari kuri yari ameze. Gute ushatse kuvuga iki? Muheruka ari umwana mwiza cyane ako nyine aho yaziye cyagiye muzana nyine narebye uburyo yanshubujemo ndeba nyine uburyo nyine shabanza kuba ari ahangaha bitaramushimishije pe sinzi niba utarabibonye ako nyine yarahindutse. Ako njye nabonye ari ibisanzwe nabonye garatuje numva ko wenda ari uko hano hari hashize igihe mutabonana ntabwo yabura kugira ubwoba ntiyabura kugira isoni ntiyabura gutuza mbese sinzi rero ibyo bindi wenda byo kuvuga ngo yarahindutse nyine guhinduka ni ugutuza ya niko navuga. Niba ariyo mpamvu nta kibazo wenda ni iminsi ko izagenda ishira tuzamenyerana. Gusa ikibazo njye ndi kwibaza aka kanya niba ataryamye nk'umuntu wamaze iminsi mike ugomba no kuruhuka kigeza gufasha imirimo se basi umubwiza ukuri niba hari ikintu ugeza gufasha. Yagiye hari utuntu duke nyamfashije. Utuntu duke agenda atavuze ahagiye ako yamfashije. neza kuri telefone mwereke kamuhamagare mubaze yagiye agana he.
ni ikibazo umuvugisha umuganira. tumve ahantu yagiye ntiwamenya se umuntu ugeze mu mujyi gutya bwa mbere agahita aburirwa irengero atangiye gutembera atya. Ariko Miruka yari afite inshuti hano hafi aha ngaha. Kwande hari abantu tubana hariya baba mu gipangu cyacu haruguru hara kwa Gerard se. so rero ushobora gusanga wenda ari we yagiye. akaba ari kumwe na noza na Fifi. Byashoboka, muhamagare wumve. siko na telefone iri no kuguruka ahubwo. Ntabwo iriho. Ntabwo iriho. Okay, icyo ngomba gukora ngomba kumwitegereza, nicyo kintu cya mbere, sibyo? Ngomba kumwitegereza nkareba ese imyitwariye koko wasanga yaranahindutse, kuko niba ashobora kugera mu rugo bwa mbere gutya ataraherutse agatangira agenda atanavuze aho agiye, ubusa aramutse ahuye n'ikibazo hariya twamenya tubariza he mu rugo, bavuga ko namuzanye kubateza ibibazo. Gusa nyine twibitindaho twinamucira urubanza, ushobora gusanga taranahindutse, wamenya wenda ari uko ariko turi kubibona, twimucira urubanza. Okay, biraba amazi biraba ibyuya niba amaraso, siko bavugara arukotoye. Biraba amazi niba ibyuya. Ndagufatishije sujya ukunda kunseka cyangwa ndakukubwira ibintu kanze ku munsi wose ukanseka, none uyu ubu ningiye ugiye mva naguranyira, ngiye gukora akantu bikwibagiza. agakize umva ubu ngo ntago ndabyibagirwa, ndashaka kubikwibagiza. biraba amazi niba ibiki, biraba ibyuya niba amaraso, niko navuze. wakotoye uvuye umunsi naguranyira. Okay, naguranyira ngiye kubikwibagiza. Wigeze ureba gift nakuzaniye ijoro? Gift? Wansaniye gift? Cyambe ibaze kuzana gift ukayirarana n'uyimereza. Yes, gift nayizanye, ahubwo mbwira so ese byibagirwa cyanda ngenda bikwibutsa. Ati nago nabyibagiwe, nyine banza umereze gift. Banza nawe byibagirwa. Ndabizi ubu najya nkatara umuryango ninjoro gahita umwango biraba amazi. Nyine gemeza ne gift, I promise. Ndabyibagirwa. Urabyibagirwa? Nutabyibagirwa? Ndabyibagirwa. Kuno uri guseka ntabwo uri bubyibagirwe wowe. Ndi bwabyibagirwa. Okay, promise me. I promise you. Urabyibagirwa? Ndaje nkuzanira gift nakuzaniye, ariko biranunguye kuba utayibonye kandi nashyize ahantu njya ngunda kuzishyira. Nese nari naniwe cyane rega, so bibonaga kandi urabizi nyine ntago meze neza. Niho shingira mvuga ko atari kugufasha imirimo. Nese unanirwa ngande naramuzanira gufasha imirimo. Nakubwiye ngo twibitindaho, sibyo? Twibigarura. Kevin cyambere agomba kunsobanurira yari yagiye he, niyo ndamuha erega buramba ubuzima bwe buri mu biganza byanjye. Icyo yaba cyose cyabazwa ngewe, niyo mpamvu agomba kujya agenda amyatsa uburenganzira, namuzanye kugira ngo aruhukire hano anagufasha imirimo. Bitwibitindaho ariko ngiye nta kibazo mfite, ahubwo uri kuntera amatsiko cyane. Kwanza turongera no kuvugana ariko nzaniye gift. Cyo kuzana gift tuwache kuntera amatsiko. Gift ndayizana. Ngiye kwivumbura nigendera. Genda turebe. Nise ndagenda utamara gift. Sanga no ivumbure. Ivumbure genda turebe. Ave uri kubera gift urumva wankoresha icyo ushaka byose. Ndagufite. Nise ubundi ni ibiki? Gift ntabwo bajya bayivuga. Wambwiye kagende yinzanye. Okay.
kamenya kuyizana niyo ngiyo. Okay baby, kamuzane gift yawe sibyo? Sebe ko watinze be Hani naje none igift ndabanza bivugiraho amagambo. Igift rimanga sibyo? ko numva inteye ubwoba. Ndabizi ko uyikunda cyane. Ndi kuyikeka. Niki? Wanzaniye